ikaze kuri Kevin TV1. Dutangiye inkuru yacu ubona hari akana disi kari ku muhanda kari gusabiriza kabuze ugahakaraza hano muri puberi by'abakire gakuramo imyanda ngo karebe ko kabonamo n'ibyo kurya baba batayemo, ariko disi kabuze ikintu kafata kikora mu gahanga karavuga ati noneho uyu munsi ndarya iki ko ndeba ubu buzima buncanze. Karakomeje karareba ngo karebe ko kabonamo n'ikintu na kimwe, ariko bikomeza kwanga. Karakomeza kariringira ati wenda hari Imana ntago yatuma nsubirayo nta kintu mbonye. Kahise gasanga disi hari uwatayemo umugati, ako kanya kahise kawukurayo karishima cyane ati byibuze mbonye icyo kurya uyu munsi, ntago ndabwirirwa cyangwa ngo mburare, Imana ishimwe. Karishimye cyane disi kareba wa mugati, barakwereka hano hari umukire uri kuri telefone afite n'umwana mu kaboko, hanyuma araza yarangaye ari kuri telefone, yaraje agera ku modoka yiwe, barakwereka ukuntu afunga imodoka. Nanone yaraje afungura imodoka hanyuma ngo umwana yinjire, agira ngo umwana yinjiye, kumbe umwana yasubiye inyuma. Umukire yahise yongera afunga imodoka atitaye kureba ko umwana yaba yinjiye cyangwa se atinjiye yakomeje. Hanyuma umukire yicaye mu modoka gutyo birangira n'ubundi yigumiye kuri telefone, kumbe umwana yari yabonye mugenzi we agiye kurya bya biryo byo mu myanda, agiye kurya umugati wo mu myanda, akijya kwasama ngo atamire, umwana nuko yahise aza arawumwaka ati ibi bintu ni bibi. Umwana ati none ko nshonje nkaba nta kintu cyo kurya mfite nagira gute, ko Imana yari imfashije nironkeye. Umwana ati wazarwara indwara zikakwica zituruka ku mwanda, bino bintu ntabwo ari byiza, niba unabikora ntuzongere kubikora kuko ni bibi cyane, ahubwo akira iki giceri uguremo umugati muzima uze kuba wawurya. Umwana disi yaramurebye arishima aravuga ati urakoze, ako kanya ahita amuhereza igiceri, akijya kukifata hari uwahise amutanguranwa, kumbe ni bosi wacu. Yahise aza ati uzi imbaraga cyangwa umwanya n'igihe bintwara kugira ngo mbe nakorera igiceri cy'ijana? Umwana ati papa uyu mwana nta hantu ho kuba afite, nta kintu cyo kurya, nta babyeyi, yaragiye kurya ibintu byo muri puberi byo mu mwanda, niyo mpamvu mubwiye ngo nareka kubirya nkabita nkamuhereza igiceri ngo agure umugati. Hanyuma papa aramubwira ati ibyo ntabwo bindeba. Umwana ati papa kugira neza ntabwo ari ibintu bya buri muntu wese mubi, ahubwo ni iby'abantu beza, kandi nawe wantoje kumera neza. Hanyuma umupapa ati wakana we kuki wigira icyanutsi gutyo, ari njye wakwirereye nigeze nkutoza ubushanutsi nk'ubwo ngubwo? Disi yaragasomeye arakabwira ngo inzererezi zo ku muhanda ntabwo arizo nkorera, ahubwo nkorera umuryango wanjye, nkorera umwana wanjye. Umwana arangije agahinda n'umujinya biramutaha ati papa niba uyu mwana utemeye ko tumufasha ngo mbe namuha kino giceri, nanjye ubwo sinkira umwana wawe. Umubyeyi yarababaye cyane aravuga ati nizere ko utakibuka ko ndizwiho kuba uri kumbwira amagambo ameze gutya. Akana disi kagize umujinya karanarira, hanyuma umupapa arangije ati umva bino bintu, niba uzi yuko uri kubikora ubishaka nta kibazo, uraza kuba ubona ingaruka zikugeraho, bira hano vuba. Ako kana kahise kajya agenda n'ubundi gasubira mu modoka, wa mugabo asigara asomera ka kana ko ku muhanda ati umwana wanjye ni wowe umujyanye muri ibi bintu by'ubugoryi n'ubumara, by'ubusambo n'ubucucu n'ubucakura, uzongera kumwegera cyangwa kuba nzongera kubabonana wowe nzakwica. Nuko arangije aragenda n'umujinya mwinshi. Akana kasigaye hano disi kanababaye karanarira ati buno buzima mana kuki wabumpaye, ni ukubera iki? Karakomeje karicuza cyane kuba kakiri kuri iyi si kameze gutya, kari mu buribwe nk'ubu, bwarije burongera buracya. Kakana kari hano, agenzi kako kagarutse kukareba gasanga inzara yakiciye ku muhanda n'ubundi ntikariye, karara gafashe ingangi. Umwana ati sheri waramutse neza? Ati yego. Ati se wigeze urya ko ndeba umeze nabi? Umwana ati wa mugati ejo nari ngiye kurya, ejo waragiye ndawufata ndawurya, niho niririwe na niho narariye. Umwana arangije baraganira ati umva sheri mva hano ugende papa wawe atazanyiyicira, yarambwiye ngo ntazongere kumbona iruhande rwawe cyangwa ngo akubone iruhande rwanjye. Umwana ati bya papa ntabwo bindeba, ati ahubwo nari nzanye kano gatekawe ngo dusangire, ntabwo nabirya ngo bimirike, nzi neza ko
nta kintu wariye. Arakomeza aramubwira ati ibya papa ntabwo bindeba, reka wowe twisangirire, ibindi byo rwose ubu biretse. Umwana ati papa wawe naramuka adusanganye mbabarira ujye kure yanjye atanyiyicira, nubwo mbayeho nabi ariko rwose nkunda amagara yanjye. Akana karavuze ati nta kibazo, reka mfungure dusangire, papa nakomeza kumbuza kuba nafasha ntacyo ubukire bwe bwaba bumariye. Akana ati fungura nta kibazo, ariko naza umbabarire uvuge ko amakosa ari ayanjye. Karangije disi karemera karapfundura ngo basangire. Umwana ati tugiye kurya ariko kandi urakoze cyane, uri nk'umuvandimwe wanjye. Ubu se ngiye gutangira kurya neza, narimenyereye kwirira ibintu byo mu myanda, ubu bino bintu uranzabishobora? Ati rya nta kibazo, mpari ntabwo uzabura ibintu byiza byo kurya. Arangije umwana yarafashe ararya disi, ati sinaherukaga ibiryo byo mu rugo, urakoze cyane. Barariye barishima, bakajya baganira amubwira ati ubu buzima se wabutangiye ryari? Umwana aramusobanurira ati nabutangiye kera, ababyeyi banjye bapfuye kera, niko kuza ku muhanda mbura n'umuryango n'umwe wamfasha. Barya baganira cyane, ati ariko sha papa wanjye wahingutse hano, ntabwo uzi ibintu yankorera. Hanyuma arangije disi nawe akajya atekereza ukuntu nawe atagira umubyeyi. Birangira uko hano twagarutse bakiri kuganira, umwana ati nange mama wanjye yataye papa wanjye kubera papa wanjye yagiraga amahane menshi. Ati ariko nkunda abantu b'abakene, abantu mbona babayeho nabi mba numva aribo bantu nakwifashiriza. Papa yajyaga abwira mama nabi nkumva ndababaye ngo nawe ngo yamukuye ku muhanda, niyo mpamvu buriya ajya yanga abantu bo ku muhanda. Akana k'agakene ati nanjye ubu buzima nabutangiye mfite imyaka 3, kugeza na n'ubu nta cyerekezo cyo kubuvamo mfite, rimwe na rimwe mba numva nakwipfira bikarangira. Akana disi karebye ibyo mugenzi wako ari kukabwira n'ubuzima acamo, kagira ubwoba kagira n'agahinda. Ati gusa wowe ugira umutima mwiza, abandi bana b'abakire bajya banyura hano bakanciraho bakantuka bakankubita, nkunda umwana w'ikigoryi w'ikirara wananiranye, ndetse bakananyita mayibobo, ariko nyine nta kundi mba nagira. Ubuzima ndabwanze, hari nubwo njya ngerageza no kwiyahura ariko disi nabyo bikanga. Disi akana kacu kari hano gateye impuhwe, namwe mujye mukunda gufasha, mugire umutima nk'uw'uyu mwana, mushishikariza kureba iyi filime ukayirangiza. Kandi wowe mushyashya nk'uwaye ikaze, kora subscribe, wowe wamaze kuyikora ndagushimiye cyane. Hanyuma akana k'agakire karamubwira ati wowe ujye uguma hano, nzajya nza mpakurebe, niba na ngombwa tuzajyana mu rugo, nzakora buri kimwe kandi nzi neza ko Imana nayo izakora buri kimwe ukava muri ubu buzima bwo ku muhanda. Akana ati nta cyizere na gito mfite, icyizere nari mfite cya nyuma cyari cyo ku babyeyi banjye, ariko nawe umbereye umubyeyi kandi tungana. Akana karamuyambiriye cyane disi, kumva urukundo rw'abantu, urukundo rw'ababyeyi karwumva mu bana. Disi kano kana ni keza, ubwo kari kari hano mu bikinisho hahise haturuka umuntu inyuma yako tutamenya uwo ari we, aza kakana nako kaje kureba mugenzi wako disi kamwe k'agakene. Ako kanya kageze hano karahagarara kareba wa muntu ugeze kuri ka kana, bisa nk'aho ari umuntu mubi. Yahise aza ako kanya yegera kuri ka kana kari kicaye kuri toroteze, ati mba wacyana we, ibintu urimo ni ibiki? Wa mwana araza, baragashimuse, wa mwana w'umukene araza yirukanka ati ndekera umuvandimwe reka uwo mwana. Ariko umugabo rushimusi yari yakutuye avuga ati uyu mwana ngomba kumutwara. Akana karasakuje ati imva yewe wowe uri mu biki? Ibyo bintu urimo gukora ni ibiki? Arangije disi karavuze kageze aho gashaka n'umuntu katabaza karamubura, kazengurutse urugo ngo karebe niba kabona papa w'umwana, akakamubwira ikibaye. Papa w'umwana ari hano, umukire wacu ari hano muri jaride yibereye kuri telefone ari gucata. Umwana araje ati umva bosi, umva umwana warashimuswe ngo ujye gutabara umwana wawe. Umukire yanga kumwitaho yigumira muri telefone, aho amwumviye ati narakubwiye ngo simba nshaka kukubona, simba nshaka no kukumva, noneho kuza unkoraho byo ni agahebuzo n'umwanda mu yindi, kuza unsanaho iryo jwi ryawe n'uwo mwanda wawe unyegera
umvugisha, urabona njye ndi mugenzi wawe. Yaramututse akana karangije disi karaceceka, agaca amazi akana kagira agahinda, arakabwira ati mu buzima n'umudugudu ntuyemo uzajya kure wawo, nanga abakene nkabura uko ngira, noneho mwe mw'abasabirizi mbanga kurusha uko abandi mbanga, nizeye ko uriya mwana yakubwiye icyo napfuye na mama we, nawe twahuye kuriya ngeze aho maje gukira mbona ko atari kuri revo yanjye. Hanyuma arangije disi akana yaragatutse agatuka nk'uri kubwira umuntu mukuru, ababyeyi bimeze gutya namwe mwisubireho, kandi ntago babura muri iyi si harimo abantu bose. Akana bagatesheje agaciro karagenda n'umujinya mwinshi karamubwira ati gusa ibyo nakubwiraga ntabwo nkubeshya, ugerageze ujye gutabara umwana wawe, ku bunyanga byo ndabizi ariko utabara umwana wawe. Dore Rushimusi ahantu yazanye umwana disi mu ishyamba mu kantu k'akazu kari aho ngaho k'agakontineri, yarakazanye gusa wa mwana ntiyigeze acika intege, yarakurikiranye ngo arebe amakuru uko bimeze azamenye ayo azatangaza. Hanyuma birangiye ikigabo kirakibereye hano mu matelefone kirimo gucata, reka sinakubwira wagira ngo nta kintu gishoboye. Nuko ako kanya bahise bagihamagara gisangana Rushimusi, atumva ugomba kuza ugatwara umwana wawe kandi uzane ibihumbi 500 by'amadolari. Umugabo ati ariko abantu mukina nabo murabazi cyangwa ni ugupfa guhamagara gusa? Aranabaseka arabameneka. Rushimusi ati ugomba kuzana amafaranga, ntabwo ndi kukwinginga kuko nzi ko uyu niwe mwana wenyine ufite, bitarenze iminota 30 uba ugeze hano uzanye amafaranga. Igikapu cyuzuye. Umukire arangije arakupa, gusa nawe yamaje kubona ko nta mikino ihari, barakwereka ka kana Rushimusi yaraje akazirikira hano ku giti, kagenzi kako kari hano kari kujya kamwicira isira ati ceceka ntugire icyo uvuga. Noneho kasakuza Rushimusi ati winsakuriza uri kumena amatwi nisinzirire, nifitiye ibitotsi wa cyana we cyo mu bakire kiba gihaza amafiriti. Hanyuma Rushimusi ageze arasinzira neza neza, igitotsi kiramutwara. Wibuke kano kana ubwenge kazi kubera kakuriye ku muhanda, kabonye Rushimusi asinziriye gahita kaza kazenguruka igiti, karaza gahambura mugenzi wako disi gafite ubwoba. Mugenzi wako ubwoba bwari bwamutashye avuga ati bakabonye bakwica. Hanyuma arakabwira ati ibi bintu urimo gukora ni ibiki? Umwana ati ceceka reka nkuhambure, ngiye ngomba gukora icyo nkwiye gukora ntitaye ngo umuntu yangiriye ibi, nubwo papa we yampemukiye ariko ntabwo nifuza ko yakubura. Hanyuma arangije disi nawe umuntu nakugirira inabi ntuzayiture abana be. Hanyuma arangije umwana arakabwira ati umva, ngewe nimara kuguhambura neza ubuzima bwawe nabukuye mu byago ndahita nizirika, nimara kwizirika wowe ugende ujye kuzana amafaranga cyangwa unayihorere, n'ubundi njye ubu buzima narabuhaze. Ako kanya ka kana niko baziritse. Undi umwana w'umukire yagiye, wa mukire yahise agera hano azana na ya modoka yiwe araparika, ahita afungura urugi ajya kureba aho yabitse umufungo mu modoka, n'ubundi inyuma arazenguruka azi ngo akana kakiziritse nake, kumbe kamwe k'agakene kiziritse gasimbura wa wundi iti n'ubundi njye ubuzima narabuhaze, iyo banyicira hano nta kibazo, ariko wowe ugende buri kumwe na papa wawe ubu yataye umutwe. Nuko yazanye igikapu arangije araza ngo abe yamanuka mu ishyamba arebe ahariho, gusa bisa nkaho adasobanukiwe neza ngo ni hehe. Nuko yasize imodoka ye araza arareba ati se uyu muntu ko yambwiye ngo ari hano ari hehe? Akiri kwibaza cya gisambo cyamuturutse inyuma disi akana k'agakene nk'ubwo kari ko kaziritse hano cyamuturutse inyuma, kirangije kiramubwira ati umva, Imana ishimwe ko uhageze kandi ukaba uziye ku gihe, amaboko hejuru, banza umpereze icyo gikapu ubundi uhita umanika amaboko, ubu ndagufite kuko naguturutse inyuma. Umugabo yamanitse amaboko azi ngo igisambo kiri aho ngaho, kumbe kigeze i Rusizi, umugabo akiri i Kigali. Hanyuma umugabo yarakomeje amanika amaboko azi ngo inyuma ye buriya hari umuntu ugiye kumukubita isasu. Yarebye inyuma buri umuntu, arebye hakuno abona akana kaziritse, bisaze ngo ni ka kana ke kaziritse, kandi mwe murabizi ko ari akana kacu k'agakene. Hanyuma umugabo yahise aza arishima cyane aravuga ati mwana wari wambuze uri hano,
amafaranga nibashaka bayatware, bakuba wowe uri muzima, wibuke ko baguranye n'imyenda disi, azi ngo kana ni ka kana ke, kandi niba mwitegereje neza uyu mugabo ahubwo asa na ka kana cyane, kamwe kano k'agakene ni nako basa, hanyuma birangiye aramubohora, vuba vuba ati nari ngukumbuye, nta mahoro nari mfite udahari, hanyuma umwana arangije ati nta kibazo papa, ariko nyine njye mfite amatsiko y'ukuntu biraza kugenda akimara kubona ko ari ka kana yanga, ako kanya yakuyeho amashashi bari bagapfunditse, hanyuma arakazingura neza ariko agahata urukundo akabwira utugambo twiza, ati sheri no kurya byari byananiye urabizi, akimara kugahambura umugabo yarikanze, yarakarebye agwa mu kantu ati wakagoryiwe, na n'ubu nzajya mpura nawe, kuki ungendaho unyirukankaho, ati ni gute bishoboka niyo menya ko ari wowe, ntabwo mba natanze amafaranga yanjye, amafaranga ntanzuze ukuntu angana wa kana we ko ku muhanda, wagasabirizi wagateramwaka we, yaragatutse akana kabura uko kigira, karamubwira ati papa mumbabarire, ati winamvugisha n'imyenda y'umwana wanjye wambaye nta soni, ati gusa bino bintu ugomba kubyishyura, nawe ugomba gushimutwa mpaka habonetse umuntu ubyishyura, ntabwo wazabura umugira neza unsubiza amafaranga yanjye, agatabara ubuzima bwawe, ako kanya kirimo kugatoteza cyane ashaka no kugakubita, wa mwana we yahise aturukayo ahamagara se ati papa umva, uwo muntu urimo kubwira nabi gutya kuba uri kundeba ni ukubera we, umugabo ati se none ibyo ni ibiki, yamusubije inyuma amwereka ukuntu buri kimwe cyagenze, ukuntu akana kaje disi kakamwigurana, igisambo cyasinziriye, aramubwira byose, aramutekerereza uko byagenze, mwe murabizi, kora subscribe wowe wakunze iyi nkuru, ukore like, ukore share, utwandikire no muri komenti utubwire uko wabyumvishe, utubwire n'isomo iyi nkuru yacu ikwigishije, yamweretse ukuntu byose byagenze, akana kacunze igisambo kakagicungira hafi kana bakurikiranye, kamara kubakurikirana no gucunga igisambo, kakaza kakamuhambura, kakamubwira ati ngiye kukwigurana unambara imyenda yawe, kirakanguka kigira ngo ni njye n'ubundi uhari, hanyuma birangiye umwana amaje kumutekerereza, umugabo yarumiwe disi abura amagambo avuga, ati papa komeza urebe ukuntu byose byagenze, ni uku nguku yaje aranzingura, ankuraho umugozi, ibintu byose bari banshyizeho abinkuraho, ariko ambwira ngo ngomba kumera neza kandi nkasanga papa wanjye, hanyuma arangije kunzingura byose yabinkuyeho, nuko byaje kuba byagenda, igisambo cyari kigisinziriye ntikizi ngo byagenze gute, disi nawe igira neza, niyo umuntu ubwe atakwitura, kamere y'isi ubwayo irakwitura, umugabo akimara kubyumva yahise agira isoni n'agahinda, ati wa mwana we umbabarire, ntabwo nari nzi ko ufite ubushobozi bungana gutya, nagufashe nabi ndagutoteza, ariko saha izi mbonye ko uri uw'ingenzi, kuba mfite umwana wanjye ni wowe mbikesha, ntabwo disi nari mbizi, namwe ntimugacire umuntu urubanza kubera ubuzima mumusanzemo, ntabwo aba ariko bizahora, ntukajye usuzugura umuntu uwo ari we wese, ntabwo uzi ngo uzatabazwa nande cyangwa uzarokorwa nande, umugabo disi yumvishe amagambo y'umwana agahinda karamwica, anapfukama imbere aramubwira ati nawe ubu ugiye kuba umwe mu bana banjye, ubu sayizi ngize ibibondo bibiri byiza by'abakobwa, umwana yarishimye, ati ubu ugiye kuba mu nzu imwe n'umukobwa wanjye, nawe wabaye umukobwa wanjye wa kabiri, muziga ku ishuri rimwe, muzajya musangirira hamwe buri kimwe cyose, muzajya mugikorera hamwe, disi reba urukundo rw'abana, umupapa byamukoze ku mutima, ati bakobwa banjye muze tugende, nawe nizere ko iyi nkuru ikwigishije ikintu gikomeye cyane, ntukajye ugirira umuntu nabi kubera ubuzima bumusanzemo, cyangwa ngo umwambure agaciro kubera ko ari umukene, niyo nta kivugira aba afite kuri iyi si, ariko hejuru hari Imana imuvugira kurenza wowe ufite buri kimwe, nuko byaje kurangira umwana yibonera ishuri, yibonera ubuzima bwiza kubera kugira neza, ndabakunda cyane, ciao ciao.